Ndi papa sava. Atu, jauh mewah, Jauh ngando umutekinisiye mani je mbandi metre turi hatungi nta bintu byinshi. Atu, hari niyo bita? Ayibonye ni nyamacoma hundi muri mise en place. Nyamacoma. Ndi gutegura kanya ndaje rifo. Rero watumva se. Reba. Reba mba nkuzaniye akantu k'ubwenge ko kunywa. Sibyo ariko ni masisha. Ntabwo ujye umenya mu gikono mwita ikintu cyitwa inyama. Urumva? Kana gapfundure ntabwo uzitwa n'inyota ndi mu kazi. Va mu bwere mano. Wowe nacyo ngukondera uri. Yerekana bura nanjye mba mbizi ko ngenda gira ngo mubwire. Madederi fo. Wapuntu bafata tipu bakikubira bakajya bonyine. Nani ngiye kubafungira umuro n'amazi. Ngiye kubafungira umuro. Bafungire nyine. Ubundi se ko natwe badufungira. Ari no baguha kabizo se muri. Ahubwo uzino none Imana kubwiza impamvu. Nino kingiye kumarira. Ona akazi ni kenshi. Brusheti ntabwo zirasha neza. None se hatu nubwo oya hatu nubwo busheti yabidahe nahemera abantu. Mwana w'ubwiseze bucinye zinga. Hatu. Namize igifu mwindi tubabikora mu kanya. Nusu kutamekina ngomoze no. Iki? Ikironga. Nusu kwamena ka brusheti n'umwana nk'umuntu w'umusaza mani n'umuvandi. Na brusheti ntabwo zirasha neza. Wese ngo brusheti z'abakiriya ba. Nabikize. Hatu. Ya komande y'abandi gezeye. Komande siye komande mwebwe. Se, yo komande yabice bigacika. Yo komande ko ndi buyijyanire. Iyo komande utangaje komande y'abandi cyo wowe ukora mu gikoni cyo kizoshinzwe guseriva. Yewe nabwiye ngo nimukoriza murebe komande zindi muzakire ngeri ya komande ira mukiriya twivuganiye nzi bya kunda. Ako se Madede mutabeshye nkamwe umuje kumara icyano ko ngiye komande rigije kwitwara. Nzi gutanga komande nyine. Komande yisi byo wajye ibyo ngibyo. Waje gusafinga umugabo, waje gusafinga umugabo. Madede wewe usubatse zingaro emibiri. Sibyo? Imibiri nanuze nazinga. Oya nyine mwe mujye gushaka ibintu by'abakiriya mwumeze nkurikirana iyi komande. Ako se uyikurikiranye ute ubundi? Umva mabwiza kuri rero hatu. Buretse mbazari hanize hatu. Komande ndimbati ni ngiye. Ariko se wisakuriza weho. Hatungi mwihanize. Uzongera kurengera ikaro urumva ugiye mu bakiriya. Ntuzibeshye uneza abantu. Umukiriya udafiteho uburenganzira ni wowe ufite. Abakiriya bose mbafite uburenganzira ariko we. Kumvikana cyane ko hatungiye wo uruhara rwawe niyo sura mbi. Urabona wajya mu bakiriya wewe nibyo bisurubete. Wagira ko abantu twambere twakira abantu. Uzuye inyama n'amaraso urabugenda. Unuka imyotsi. Umukiriya afite uburenganzira bwo gusaba ati ndashaka ko mucomaza tukavugana. Hari umukiriya udakunda urusenda. Hari umukiriya ushaka brochette irimo ibitungo. Hari umukiriya udashaka umuntu. None se hatukiye ko twambye tuba tutabibajije. Ariko nk'ubu ngubu habagize umuntu akababaza jigodo chevre
ko mutaramenya nk'ubu turacyafite ikibazo ntabwo turandika karite mbere ntabwo ndabasha kuyisohora bakubajije jigo de chef wayisobanura bavuze nyamacoma mwayisobanura ni jigo de ni macoma ni nyine ibyo byo gusobanura ntacyo bivuze twaza twakubwira ngo ibyo ni umva madede twumvikane namwe sibyo murabizi ifite ikibazo cy'uduceri murekura mukiriye mbarije umwakira ndimbati mumundekere nyine nese muri mu biki umva mbabwire rero umva mwese mutuze mbaye gasopa ndimbati n'umukiriya wanjye murabizi kuva kera njye museriva nejo n'umugore we bwite arabizi ko ari njye museriva ejo bundi ubwaheruka hanga ntabwo njye wamwihereye ntabwo ari njye yanyihereye tipu ndimbati arankunda nta wundi muntu wamuseriva rwose ibyo ngibyo byo mbahaye gasopo ibintu byo kwirirwa mwivugishwa ibiki n'iki hatugira ariko se umva basi reka twumvikane mwakwihanganye mukambabare wagiye mu kazi ko ufite abakiriya benshi wagiye gukora tipa ariko ndayikene bari hasi baratanga ikiweho ndajya kwakira batagira ikintu batanga ndasafinga ndimbati ntabwo ngira nabyemera none se kuki ko ntabwo nabyemera ngera safinga ejo ntabwo wagwaye 10,000 weho niba ari bimwe se amayi tegereza nanjye gufata nyina yanjye ntabwo uri bubone ndababwiye ngo muri mwese nta muntu seriva ndimbati iyo aje anga abaza amadederi ntabwo abaza fo ese ubundi muko wowe useriva uti naye mabuno ugenda umukaraga imbere none yego ramumbarize kise ntaje nambikanzo nkaza nambaye nyine bigaragaza ndimbati mwa katungi okora mu gikoni ibyo guseriva biturekereza twebwe batatu afite komande yamaye ndimbati cyambere cyo ntago akunda inyama ihiye cyane y'umwe niba ubizi turasi none se ari ikiza nyine urabizi byotse nyine biza hari izo tugiye kumutekera se turazimujyanira gusa ndimbati arya brochette medium ubwo mwebwe mwamenye ngabavuga medium cyangwa se ntabwo twe dushinzwe kwiteka brochette hagati na hagati nyine medium se ntabwo byo koko tukwingira ako nsiriza niganye nawe kwita mu maso ni wowe madederi wagiye ibintu kandi je niganye nawe asa tuwaretse madederi mubasi fuka mese mumbabarire byibuze nyine reka fuka ngeze ko afite n'umuntu urwaye ariko urembye ejo ngo nzishyura inzu se ntabwo wahembwe zirimo komeza kumagarara hejuru ku kwezi kugeza zirimo komeza kumagarara hejuru ngiye gushyira uretsenda mu ziko oya buretse nyine uwo rwica agende ntacyo ndahabwa atu buretse gushyira mu rusenda banze nkubwire ndabasabye rero ndimbati nagakunda urusenda rwinshi ntabwo ndibatarya urusenda umva none se basi mwagiye ako se ngenda nge okay nubose muzi ko bateza umugore bariko mbwira Marigarita umugore se arantwariye nuko ningira marayika umwana mwiza atu gira vobereze izo nyama nzijyane akoreka kugire digidingi yewe ni wowe wankuye uvuge ngo ninyure hano simba naze mutera rakaza neza uraho digidi bite dafi ese ubu nuko serivisi zano zisigaye zimeze bite nyiragitare ko se bite ubu ngubu ndiho serivisi zano uko zisigaye zimeze nta kintu murabona se tumaze iminota 40 hano nta muntu turanabona unatunyuraho basava ko kera wari uzi gukora wahinduye icyo wanywaga abe namba n'amazi yo kunywa bigeze ba urabona nacira yumye wowe wari watumye iki naye nabatumye Primus ariko ntawayizanye nge yanagiye none ntanamubwiye icyo nywa ubu nge numiwe wowe washakaga iki yaratumye fanta ntabwo nta fanta mufite Kidoma watumye iki namusabye wine ko nta fanta dufite gute se namutumye fanta none se zashize ntibarangura ahubwo tubwire ibi ni ibiki izi serivisi zaje ubwoko ki nk'iminota ingahe ku minota 40 hari ibyo mwokesheje sanda twokesheje tuba twanagiye none se hari ikora ubundi murakaza neza iwacu murakaza neza uraho esipe mwabibonye yuko ikirere bimeze neza se kimeze neza ariko mwumuratumize mwoma kandi akavura karaguye imvura ntituba twagumye mu rugo mwabonye ubakira se twabuze umuntu mwatsi ibikonje se reka nze mbikurikirane bana umva twari twagize ngo ni hano twenyine batahaye nawe ari babazimana mwese mwatsi ibikonje mwebwe niyo tubona n'ibiki isoko twatse fantano tukaba twazibuze abo twari kumwe mu nama bose n'ibivumbuye nibagiye ahubwo wagira ngo barahombye duhomba ngende ariko ndi kubazanira ibintu bishya ibihe bishya n'ibi nabyo ni bishya mbese hano mwari muhamenyereye ifi iseribwa nani baduhaye na brochette oya noneho ubu ngubu rwose ubona niba ari uko nyine umuntu aba adahari nari mvuye kumvikana na orokesitire ni ukuvuga izajya icuranga buri wikendi none se turi ibyo orokesitire fanta zo ziri he rero banza urebe muri serivisi ntabwo utaduha fanta ubwo orokesitire ntabwo tureba uko bose reba muri serivisi
ariko nawe uramwanjye ndabona birimo kugenda biza nawe uraho gikoma bimeze bite se oya rwose bimeze neza yera arera nyine ushobora gushya n'ubibona reka nkubwize ukuri papa safa byagenze turi inshuti iby'ubucuti ntibyarenze tukaba abanywanyi ubu si iyo umuntu akubwiye ati habe namba wumva iki ukora ukwakira abakiriya haciye igihe harya ngo mufite kumara amasaha 3 ubu si niyo spesiyalite y'amapumpu y'ingurube make turafata oya reka nkubwire iyo unaniwe uba unaniwe muvuga ngo mugira ngo amasipesiyalite ngo y'amapumpu y'ingurube ngo ubu yatujyanye mu kabari ahubwo njyewe nari mvuye kuganira n'abantu bazajya baza gucuranga hano buri weekend murambwiza ukuri nta n'umuntu wabageza amasaha 3 arashize tutarara amasaha 3 murambwiza ukuri ubu se tukubwira ikinyarwanda kibanza n'ikibonezamvugo nta n'uwaciye urabona hari umuntu ufite akanyamuneza waje kubabaza murashaka inyotse ibyo kunywa nawe ntituzi n'abakora reka nze nkwereke twihaye karibu turiyicaza turi kwiganiriza ni ubwa mbere mbonye akabari ka feke si ibi bintu bibaho ku mafaranga amafaranga yacu nibafunge bino kwica business ibi ngibi nibafunge ngo twaje mu kabari keza ngo tubasanga serivisi nziza inyota inyicira ariko se baragwizande batawagira ubundi ubuntu bugufi butanga no kwiyemera janda usanga ufite abagore bari abagore bawe bari abagore se batanga kimwe mwagiye kidomanje nta kintu kima nukuri ko Imana mumbabarire kuva navuga ibintu yakoreye muri roki nta kintu gitanga mwaretse nka mwaki ujya ubundi uzi ko naravuga ibyo ndimbati nuko mbiyobewe cyangwa ndimbati akunda ko umusafi asavingwa n'umukobwa pwe nta kindi kandi umvaga akabari ingero ndimbati ariko nakunda abakobwa bagufi ariko akunda ko gabyibushye shadu wagize vuba uyu murimo murasakuza nta muntu wazanye parato nta muntu wazanye parato se tutaramenya wireranje gutuma waretse nkakira umuntu ariko uriyeranje kuki abakobwa mutumva fata tega ibiganza muba abakobwa ariko mu kuki mutumva abasaza banyu mukamenya ko umusaza wanyu afite ikibazo gikomeye mukavuga muti genda mundemire ijya none basi umva nk'ubu bosi kuki atagiye azana abantu akoze uceceka we uvuga ngo bosi usarazana abantu babakira wasanga babuze reba nk'iminota muhagaze aha ngaha nyine dore se tugende undi surana inzira iki kandi nanjye nawe ndagushyira ku isahani irihe nimba uko bigenze rero nimba mutemeye ko ari uri bujyane komande nimba mutemeye ko ari uri bujyane komande ubwo uburungi karame hano ninde uhakora Fofo umva ndavuze ngo mugaru cyane ndavuze ngo mugaru cyane kanjye gufata iminero hariya hagarara manu harya ya table hariya kandi nako ko harabura muntu reba nari maze kubabaza gato zana n'ibyo mbijyana we nakubwiye ko ushinzwe cyane si uguserivasi nyine abantu ninde muntu hano urimo kurya inyama mbisi ninde muntu hano urimo kurya inyama mbisi ntabwo nari nzi ko zihiye katatu kuki umpaye inyama zidahiye wari ugiye kuyajyamo umpaye inyama zidahiye weho hariya amakara ukuye hariya wari umanukanye hano hari ingwe ihari aha hari ingwe amakara nyine urumva yarari hariya nshaka nyine ariko ndavuga nawe ukavuga ninde wari wabajije abantu bo kuri tabure yo kwa badigidigi na nyiragitare ariko nari mbashyiriye kwa iminota 40 wari ukirimo bashyira nindi gushaka aho kunywa iminota 40 oya ako manu yari yababajije na kare wembeshyira ninde muntu wari uri kuri tabure iriho ba madederi ubwo se njye si wowe bakire bagupimira ibikonje ni wowe madede ni wowe ninde wari uri kuri iyi ngiyi iriho baramaza bose aravuga ko muzukata ibitunguru wewe bakumvisha icyo bose ari kukubwira ni kwato gashinzwe iki hano njye nshinzwe kotsa bose hanyuma aba bantu bakoraga iki hano n'inzoga narinje kuzitwara inzoga iburusheti uzigereka hejuru y'inzoga
ntabwo se njyewe nanjye nari ndiho mbabaza ahubwo bakantera icyugazi bahagarara ntawe uri kuva hano ntawe ufite n'iparato ngo mushyireho inyuma nanjye sinarinje gutwara inyama hatu mwese ndavuze ngo none ahangaha nonaha mubimenye neza urabyumva Manu njye ariko narinje gutwara inyama Hatungi wabyumvise karame ndabyumva rwose Madederi wabyumvise mwese mbakase kimwe cya kabiri cy'umushahara epwe vuba mu bantu manuka mu bantu no kwishyura inzu papa sa inzu iyo bimenya ko ugomba kwishyura inzu bari gushingarara hano abantu badafite icyo banywa Madederi korute tuko nguko urabyumvise we nta bintu ufite utwara wowe rwose bor rwose abagusabye jigo de chevre iri hehe jigo de chevre nayirangije nyamacuma nayo dore igiye gushyirwa ikibazo amadekorasiyo ndi kuyakora amaganishi nabuze ntawe uri kuzana isahane ngo mbe ndi kushyira aganishi zana isahane bose bibiri ushinze aho ukora iki ariko mu muzajya mugenda muvuga ngo boss avuga nabi nje kuyitwara urayitwara kuki ko ari byo byibyo ko ari byo ndi kubwira boss nongere nkwihanangirize bwanyu coordination iri hagati yawe hano mu gikoni uri uranyumva bari abakobwa bakagwa komande n'iminota turi kumvikana na taburi yariyo Manuda akaba ari unyuramo hano akaza gutwara iyo komande y'inyama sinzongere kubona umukobwa n'abahungu bose bahagaze hejuru y'inyama hatu 2 nazengara n'ibitoki 2 byanditse he byanditse uyafite n'ikibazo niyo yanditse bodo komande ntashyiraho isaha nicyo kibazo nkunda kora vuba vuba ntabyo numva bishirira ubwo oya nta byashira boss leta yari rwose nta kibazo ashirira wowe ujyanye iki wazanye sahani urufunguzo rufungura izihe nyama hano rufungura iki zana n'isahani shyiraho kacumba urufunguzo rw'inzoga rufungura iki mu nyama koko warwashyize